Yego koko ntacyo mu bitwaye musite tuzajyayo nzajyayo no ku mahoro nzajyayo munsi w'irayiti ntacyo bitwaye noneho kubera kirimo kuvuga ati rwose narahindutse kubera ko ibintu byambayeho n'umuntu wese yabibona yababara akavuga ati cyakoze no mu baby ukuntu asa n'ukuntu agaragara ntabwo ibi bintu byamubaye ari we byakabaye bibayeho ariko ndashimira umunyamakuru wanyitayeho umuntu wamvuye sindi hano se yahamagare muganga imuhe umugisha na muganga wanyitayeho ariko n'abatugira inama muri commentaire n'abandi baduhamagara turi umukobwa tumube hafi ubu hari umuntu kandi mujya mukomeza no kutubaha hafi hari umuntu akakanya yego ushobora kuvuga ati se kuko umukobwa yahinduka byanyabyo imva mutima zamubwiza ukuri noneho umubwire ko uwo yabonye umuhungu atari wowe imbabazi ngasaba abantu bankurikirana imbabazi bikuye ku mutima Imana igakomeza kuturinda sibyo ndabasaba rwose umuganga wamvuye umunyamakuru wamvuye ndahimana wamfashije bari wanyise Ndahiro Valence papa Arasaze Ndahiro Valence papi nawe ndamusuhuje naho ndamusuhuje aha ani garafre nanjye komeye umwana mwiza Imana muri rugo n'umuryango ndagusuhuje ndanagukunda bajya bakomeza kuguha malayiki nta mutima mubi n'abanzi banjye bazakunkunda n'abanzi bawe bazagukunde bazanagukumbure ndabikora kubw'ubuzima nabayemo ntyo bakomeza bambabarire impore base wiri bansabira n'umugisha ku Mana base wirira base impore base bambabarira nanjye ntabwo abari njyewe pe ntabwo nabikoze mbikunze n'abantu bankurikiye bajya bambabarira tuzazana impinduka ni muba mutanyumva muzumva cyubahiro kameramani wanjye wakamejeje ntabonetse burya ntabonetse birashoboka Matsiko nawe ndimo nagira mwitaho gake kuko aracyamutinganye ejo ni mwabonye inkuru Matsiko yiyahuye nyuma twamujye kwa muganga aracyari ukwameza ariko bizashoboka hinduke Yes nanyangusuza we dukurikiye mu bice bigiye bitandukanye iburasirazuba irengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course mwenye nitwa Chekechua ngo dukina n'abana ukina n'abanyina surajya atandukanye mu bice bigiye bitandukanye nkasibanganya inkuta nasiye ngatanga isanamite wangu mu Kigali News 5 kurikira cyane yitwa ku murongo TV kuri subscribe like share ndetse na comment ni kakazi gakomeye katoroshye nitwiya tunegeka iyo twigirishije kuri kamera noneho ubu ngubu hari ikintu kigezweho mu ndirimbo gakira uno mukobwa ndanyambwa ngakira ngira ngo nanjye nakire akira yego mukore subscribe abakunzi abanzi mwe nimushaka munabireka turabizi ko mutwanga reka manywa nijoro turakora kandi nago tuzahumeka gukora mu gihe muzanatubura hano kubera Imana muzatubona hano muze neza amakuru yawe abagukurikiye mu biganiro bigiye bitandukanye ubakakanya mu kiganiro babonye cyabanjirije iki ngiki tugiyemo uno mwana uko namuga ngo wari sahuri ngo ahindutse indi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abayisilamu mu gisibo kitagatu cya muzama tugeze ku munsi wa 23 turabibutsa ko nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame tuzifatanya ku munsi w'irayidi tuzasengera abasilamu bose b'ikigali no mu ntara zitandukanye muri stade Amahoro i Remera twese dushimire mufti Rwanda dushimire n'abasilamu bajya batandukanye umeze neza amakuru y'iminsi amazina yawe by'umwihariko mama we na papa we kwisende nimba ari ngombwa ariko atari na ngombwa se ngombwa kubivuga yanyise Chanel mu ndangamuntu okay dusuze Chanel umuhanzi wazimye ariko ubu ni umutegarugori ngiye kanisuze abagize itsina rya Tough Gang mwese niyo kipe mfana natwe turakwishyura nawe ni gutya gira gutya turebe imbere cyane gira gutya umeze neza ariko tuje muri story ya mu nkuru yawe y'ibyatambutse wabonye ama video ngurahumuka ngore warahumye ubundi nkuru yawe iteye muri video zabanje tubwire inkuru yanjye muri video zabanje ni ikintu kirangaho kibabaje ariko kikanashimisha abanzi banje ariko ku muntu nkunda ku muntu wabonye ukuntu nari narabaye
yababara. Ariko ubu ngubu ndagira ngo mbamenyeshe ku bantu bankurikira no ku bantu bankurikira no kugeza aka kanya, duba mukobwa nisubiyeho ucisha make ukumvira abandi utanabankuriye. Ikintu nabanza kubabwira ni ukubanza mugakurikirana video zanje mukazirayikinga, ubundi mukabanza mukirebera ibyo tubakorera. Bakurikire Kigali News 75 no ku Murongo TV, bajya no gukora subscribe kuri channel yitwa Intasho TV. Yego, nta mutima mubi. Hari n'umujyameje bundi nabonye ahetse umwana ahantu hose dukatakata, mwabonye inkuru nayo tuzamuganiriza. Atubwire byagenze bite. Hanyuma dukomeze tuganirize, iyo ubonye iya nkuru ya mbere warasaze bavuga ngo miliyoni 20 nazinga, ubundi uramujyama mwamenye gute? N'umuntu twakundanye aho nkunda, ariko ngiye ntamukunda, nkamwizeza ibihari nta bihari, nkabanza kubana kubera ko hari ukuntu kuri umuntu hari ikintu mushakaho, yumaze kukibona mwita umukatira. Naramukatiye, maze kumukatira ahita anyereka ko byose bishoboka, maze kunyereka ko byose bishoboka nanze ubundi ahita nyine aba yanyikore. Narabibonye muri video anyikoreza igasyo nibare amasteri bari petit meeting, ntabwo nabibonye neza ariko narabibonye. Ariko ibyo ngibyo byavuyeho, nshimira abaganga bamvuye, nicishije bugufunda umwari w'u Rwanda nabigufashijemo. Ariko ndashimira umunyamakuru wabimfashijemo Esiaka, ni ngiye turi ku Check2. Imana igimu umugisha, abantu mumukurikirane, mukunde video ziwe, mukunde filimi ziwe, mukunde ibiganiro. Afite na channel nyiraho filimi. Yego, ndasaba abantu kuyikurikirana mugakomeza mukadukunda ku Murongo TV n'ibindi biganiro. Yego, njya mugomeza mudukurikirane. Ineza nakugiriye ntabwo ineza yangiriye nta kuntu nayimwitura, nta mafaranga namuha yamushimisha, uretse Imana yonyine yamuhemba ibintu yankuriye. Ikindi namwe abantu mugashyiraho akanyu mukaduha like, mukaturayikinga, bakanakora kubagira inama nkuko bavuze ati mukanatugira inama nta mutima mubi. Aka kanya wamwe ngo ndashaka kujya mu idini ry'Abayisilamu. Abayisilamu n'abana beza, kandi iyo nicaye ngitekerezaho mbona kwambara imyenda miremire byambera. Ikindi nkabona kwicisha make cyane nk'Abisilamu byambera, na mutima mubi. Ukikwiza umukobwa w'u Rwanda ukamera neza. Ariko n'ubundi bitavuze ko ntari umukobwa w'u Rwanda, n'ubundi biri kugenda biza. Ariko wambwe ngo ndashaka gutora shahada. Ntacyo bitwaye. Yego koko. Ntacyo bitwaye. Mu musite tuzajyayo. Nzajyayo no ku mahoro, nzajyayo munsi w'irayiti. Ntacyo bitwaye. Noneho kubera kirimo kuvuga ati rwose narahindutse kubera ko ibintu byambayeho, n'umuntu wese yabibona yababara akavuga ati cyakoze no mu baby ukuntu asa no kuntu agaragara, ntabwo ibi bintu byamubaye ari we byakabaye bibayeho. Ariko ndashimira umunyamakuru wanyitayeho, umuntu wamvuye sindi hano se yamagare muganga imuhe umugisha, na muganga wanyitayeho. Ariko nabatugira inama muri komanteri, nabaje baduhamagara turamukobwa mube hafi. Ubu hano umuntu kandi mujya mukomeza no kutubaha hafi. Hari umuntu aka kanya ushobora kuvuga ati se kuko uramukobwa yahinduka byanyabyo, imva mutima zamubwiza ukuri, noneho umubwire ko uwo yabonye umuhungu atari wowe. Nahinduka koko nibyo, kubera kandi waranahinduka. Kandi naranahindutse kubera iki? Ubu nabaye Shanera Nyashanera, nabaye umukobwa w'u Rwanda, nabaye umwari ukundwa n'umuntu wese, kandi nabaye nanjye umuntu ukunda umuntu amwizeza ibiriho byabyo. Wambwe ati nanapfukama ngasaba ababyeyi banyu imbabazi. Ngasaba ababyeyi bambyaye imbabazi, ngasaba abantu bankurikirana imbabazi, bikuye ku mutima, Imana igakomeza kuturinda. Sibyo ndabasaba rwose. Umuganga wamvuye, umunyamakuru wamvuye, ndahimana wamfashije. Bari wanyise Ndahiro Valence Papi. Ndahiro Valence Papi nawe ndamusuhuje nawe ndamusuhuje aha. Ani garafure nanjye ukomeye, umwana mwiza. Imana muri rugo n'umuryango. Ndagusuhuje, ndanagukunda, bajya bakomeza kuguha like, nta mutima mubi. N'abanzi banjye bazakunkunda. N'abanzi bawe bazagukunde bazanagukumbure. Yiko. Icyo kabyara.
so abadukurikiye twebwe dushaka nk'uko mudutuma tugatumika dushaka gukomeza kumenya ngo byagenze bite. Hari abantu benshi bavuga ngo abaganga bagakondo bamwe n'abayisikoro abandi batuburira abandi ukabona amatsiko arimo araheka abantu bangahe ngo ni imbaraga za muganga mutazi Rwamagana ukabona abakobwa nk'abo ukabona n'abandi bagiye bahindurwa hari n'abandi babihishamo namwe za muganga uracyazibuka ariko bamwe ngo ya telefone barayibye barayibye ntabwo nubwo ndabasaba kuba mwanera inkunga tuzaje kumusura Rwamagana muzaze mu nsuri Rwamagana nta mutima mubi oya ntituzagusura ngo niyo ihimukiye na muganga ni hati Rwamagana inzi henze ariko idahenze cyane ni ariko nabwo naburano nako dushimu diaspora bakoreye neza ko cyane Rwamagana no mu nzu nziza manzi mu mucaya yarafashije anuza heza kandi nanjye murabona ko nsa cameraman cyubahiro rwose nabikwereka icyubahiro ni kimana yego rwose abadukurikiye bajya bakomeza kudukunda bashimishwe n'ibyo babasabye n'imbabazi kandi mbikuye abakobwa bagenzi bawe rero bari ku muhanda bakicuruza baba bivuyemo uhinduka undi muntu urabagiye inama pe abakobwa bagenzi banje bari ku muhanda bicuruza ndabona basaba ko n'umuntu twicuruza nta wenda reka mvuge ko hari ababikora batabishaka kubera ubuzima icyambere nanjye nabikoze nabishaka ariko nabivuyemo nta nubwo nkibikora nta nubwo ndi umukobwa wo kuba nabikora ubu ngubu aho bigeze sibyo yego ariko aba baby babikora hari ababakora batewe nuko babishaka hari n'ababikora kubera ko batabishaka batanabyishimiye kubera ubuzima bavutsemo ababyeyi bababyaye ariko ndasaba nkatwe dufite icyo twabarushije ko twabafasha kandi bakanahinduka none se nta muntu wo mu muryango wagwamagaye ati biriya bintu barahemutse ubusambanyi ni gutya na gutya ntabwo babikubwiye nabimbwiye pe ndanabyemera ese ko ugiye kuri nese ko ugiye basi umurere kuko nanjye basi nabikoze nabishaka n'ababyeyi bambyaye bajya bambabarira kubera ko nanjye ntabwo ari njye mu rwego wirira ariko nasabye imbabazi mbikuye ku mutima bajya bambabarira n'abantu bose bambonye bambabarira kubera ko nanjye ntabwo ari njyewe pe n'abanyamakuru baje kumweba nababaye bajya bambabarira nanjye ntabwo ari njyewe pe nabikoze n'umwana mutoya nabikunze nabishaka ariko ndabikora kubw'ubuzima nabayemo njye bakomeza bambabarire impore base bansabira n'umugisha ku mana base wirira base impore base bajya bambabarira nanjye ntabwo aba ari njyewe pe ntabwo nabikoze mbikunze n'abantu bankurikiye bajya bambabarira pe kandi ikindi ntabwo namenya ukuntu nabivuga. So by the way abadukurikiye kuri Kigali News 50 mwakoze subscribe mwarakoze abantu 170 tubibutse ko igikombe kigiye cyebura iminsi mike yango kigaruke mwana nadukumeye muri kino kiganiro ko tubibutse yuko abari inshuti zanjye bampemukiye bakabasha kuba hari ruhare bagiranye ngo sinaprodinga mukambura sinari ndwaye ndi muzima. Shimire icyubahiro twabanye, shimire Matsiko utarabuze ku murongo TV ya mbere yaragiye afite abantu 900 yavuye ku murongo. Tugaruka kugura yindi yitwa ku murongo TV ifite abasubscribers 1000 hafi na 770 n'abangahe aho hose tuzahaba. Njye nshimira abo ngomba gushimira muri kino kiganiro imva mutima zanjye ziramfashe kubera ko no mwana mukobwa yarahindutse yabaye undi ni byiza ariko ishyari n'ishyano ryatumye gaye n'iyicaberi banyamakuru bagenzi banjye ni inkuru yanjye ni ndende kandi ngewe reka nababwire hari ikiganiro ngiye muzabona Moses goma kumfata ari kiganiro mwana n'umukobwa kugira ngo warahindutse ariko hari gihe ushobora gusanga ibingibi utarabijemo kubera wowe by'ubusamanye n'uburani bicyugahemuka ukarogeshwa muganga akakuvura nanjye mu nkuru yawe ikaza ariko nanjye mu nkuru yanjye gatinya Imana wo mwijwe ishobora byose. Abanyamakuru bagenzi banjye bamwe na bamwe bashatse kongewe isi yakancika intege mbona mubwira ngo nitwiya tunegakire ko twigirishije niturwara dufite umwuka wo kuvuga tuzavuga ngiye mu nkuru zanjye nzaza mbaho kure. Kandi muri abo banyamakuru
hari abatazibagirwa neza n'abagiriye nabo barabyumva bakore subscribe cyangwa barye left ariko abenshi tugenda duhura tunaganira nkunda kuvuga ngo abo ubona bagusekera ntabwo bazakorerera kubera ko n'iki kiganiro navuze ngo matsiko ni matsiko nacyo ni cyubahiro abambaye hafi bose Imana ibagire neza gusa mwana w'umukobwa hinduka kandi nzabana nawe aho uzaba uri hose inkuru uzakine gutangaza sibyo nge nzajya ujye umamagara nta kiguzi urumva banagoye nta n'ikintu ahubwo warambwira ati video hari nizo wambwiye ngo ni inzi sibi ndavuga ati hoya kubera ko harabuze izigisho ntabwo hindutse turimo turasoza ntabwo tuvuga ibintu byinshi ariko twanabivuga kwenda bwira aka kanya noneho abo wasize mu muhanda zandangamirwa n'abandi bakirimo bakosimusi abimatimba Sodoma mu Migina urumva no ku isi ya 9 na rwa Rutabura nahe n'izindi ndangamirwa zose zigira inama nazisaba nje naba nazisabira kuba zahinduka naba nazisabira kubera ko utaba wagiye no mu muhanda hari n'akandi kazi wakora bagenzi banjye nanjye narabikoze ariko kugeza isaha nisubiyeho nabaye umubebi mwiza ukundwa n'abantu bose akubaho n'abantu bose kandi icyo wigeze cyo nicyo n'abantu bakubonamo nuzigira indangamirwa yo ku muhanda bazakubona kuri indaya nuzigira seriye bazabona kuri seriye ikintu nabasaba rero ni ukuba mwabaseriye akazi kuba indaya yo ku muhanda ntabwo ari cyo cyonyine gitanga amafaranga abasheri no kuba wakora akazi k'ubukirina mu muhanda no kuba washaka akazi k'abusifiyeri no kuba wakora muri akazi n'akazi upfa kubona uryama ukabona n'umushahara ugwemba ku kwezi Sese wayeze umukozi wo mu rugo ntameze neza ameze neza Musedoni Mbogo nubwo yitahiye akita Imana imwakire mu bayo ariko yagiye hari icyo yaramaze kugeraho hari icyo yaramaze kugeraho kandi nanjye bagenzi banjye nasize mu muhanda hari icyo nabasabira ndabasabira kuba mwawuvamo mukaba bari b'u Rwanda kubera ko na perezida ntago abikunze mukambara mu kwikwiza mugakorera igihugu mukaba abamama bejo hazaza mukazabyarira abana igihugu hari abazaba perezida hari abazaba mutwara sibo hari abazaba shoramari bakuba gateza igihugu imbere mukarinda u Rwanda tukaruteza imbere natwe tudasigaye ubundi Imana ikikorera reka dusoze ikiganiro cyacu iyi cano Kigali News 500 muyiziho byinshi tuzazana impinduka nimuba mutanyumva muzumva cyubahiro kameramani wanjye wakamejeje burya ntabonetse birashoboka matsiko nawe ndimo nagira mwitaho gake kuko aracyamutinganye ejo mwabonye inkuru matsiko yiyahuye nyuma twamujye kwa muganga aracyari ukwameza ariko bizashoboka ahinduke nawe muzamura kuri Kigali News azahinduka umunyamakuru yansimbura nkore kwa kameramani wanjye nago akazi ke no gukamera dushoje inkuru yacu imva mutima zisigaye dusoza ikintu mva ku mutima ushobora gutuvuga none akikuvuye ku mutima nukuba nashimira abantu badukurikirana nukuba nashimira abaganga bamvuye nukuba nashimira n'umunyamakuru wanyitayeho murakoze Imana ibahe umugisha